ndarangije mukunzi ndagukunda we ubu ndangije ariko ndacyagushaka we aya ni amajwi ari kuri YouTube ahantu hose mwashyize hanze ni gukinira YouTube yanyu. Uyu muntu ninde bwana Claude? Ariko ndahamya ko ibi birungo byabonetse ariyo mpamvu uyu munsi ari kwikaranya, ari gukarangwa, ari bamushyire mu mavuta bari gukaranga. Pastor Mutesi amaze igihe mumwumva. Pastor Mutesi mamuzi ni umupasiteri w'umudamu ukora imirimo itandukanye y'ubwiriza, abwiriza ubutumwa bwiza. Hano ni umujyanama mwiza, abantu benshi bamwigiyeho byinshi. Pastor Mutesi ni umudamu ubona ufite vision. Pastor Mutesi murazi ko bagiye bamuvuga benshi, abo bita ba Pastor Claude, abo bita n'abantu benshi bo ku marezo sosiyo bagiye bamucuranga bakamukoreraho inkuru bagacuruza ku ma YouTube bakajya hose. Urazi ko Pastor Mutesi ni brand mu yandi magambo. Pastor Mutesi ni brand, niyo mpamvu iyo bamuvuze ubona abantu bose iyo hagize agakoma inkuru ibonetse kuri izi rezo sosiyo ugasanga inkuru yabonetse. Noneho rero Pastor Mutesi nicyo kibazo yahuye nacyo, ariko kuba uri ikimenya bose cyangwa se ushobora kuba brand ntabwo bivuze ko umuntu ntabwo twakwiye kungukira mu gusebanya cyangwa mu gusenya ubuzima bwa muntu mu buryo buri psychologically, ugasanga usenya umuntu wowe ubuzi bizakugendekera gute. Uko niko se gucuruza? Ese nta bindi twakora ariko abantu ukabona ko at least bari gusenyera umugozi umwe. Ariko se Pastor Mutesi we ni ukubera iki yabamereye hose yabitukura? Ni ukubera iki mumwishyiraho mukamurwanya? Mwabona hari icyo agiye kugeraho mukarwana. Ariko se nuko twakungukira mu kugira nabi bagenzi bacu, kubaharabika no kubasenya? Pastor Mutesi murazi cano ye ni cano nziza cyane, cano ikora imirimo myiza, ni cano ifasha imfubyi, cano ifasha abapfakazi, abarushye n'abaremerewe. Pastor Mutesi wa rwose yari yabigezeho n'imirimo ye akora, ubona ko Pastor Mutesi akamemo akora ibintu byiza. Ariko nkibaza ese ikibazo ni ikihe? Ibintu bya hano ku mihanda ntabwo mbimenye, ariko kumva ngo inkuru zo ku mihanda rero usebya mugenzi wawe cyangwa se zo kumva ko arizo wakungukiramo kugira ngo usenye mugenzi wawe, njye ntabwo nabikugira n'inama. Ibyo bintu ntabwo ari iby'i Rwanda, ndabigaye kandi ndabinenze. N'undi wese abo ba Pastor Claude n'abandi navuze aha ngaha murabazi benshi batandukanye, ariko ndababwira ngo iyo si umuco w'i Rwanda. Ntabwo ari uko abanyarwanda bagomba guharabikana no gusenyana, ugasanga mu buzima bwa buri munsi ntabwo wahimba ikintu cyafasha abanyarwanda, ntabwo wahimba ikintu cyafasha umuryango mugari ugukurikiye w'abantu 100,000, 200,000, 240,000 bagukurikiye. Ahubwo ni ukuzana ibintu by'ubugoryi, no sense, bitagira ubwenge. None ukareba nk'umuntu nka Pastor Claude, ni umupasiteri uzi ubwenge, twagomye kubifatiraho icyitegererezo. Nawe ni na brand nziza, ariko ugasanga ese icyo namugiraho inama rero Pastor Claude nakugiraho inama ni uko wakiyambura iryo zina ukavuga ko ubaye undi muntu, ukavuga ko ubaye undi muntu, wajya mu rubuga rw'imikino, wajya muri ibyo bya politiki, kuko numvise n'intuzo ukayizi, n'itangazamakuru ntaryo uzi. Niyo uri kwentereza umuntu umwentoroja gishumba, ukibaza uti si umuntu bite byiwe. Pastor Claude, mbabarira, wakomeje umurimo uhamagariwe niba w'Imana, niba ari gushaka intama zazimiye, ariko ibindi byo byarakunaniye, wivanze mu itakureba. Just imagine uri pastor,
na Mutesi ni pastor. None se bigenda gute kugira wibasire mugenzi wawe, wibasire umukozi w'Imana mugenzi wawe mufatanije umurimo mwahamagariwe? Bigenda gute? Njye ntabwo mbyumva, ababishoboye bazabisobanure kuntu abantu babiri bashobora guhangana kandi bagomba gusenyera umugozi umwe. Muribuka ejo bundi ashaka umugabo ukuntu byamugendekeye. Ubu ubukwe bwarazungutanye, abo ba Pastor Claude barabizambye, barabigarura, barabicurika, barabicurukura, ariko ubukwe buranga burataha. Na nyuma yabo barahagurukije, baracana, baratwika kabisa, urugo rurakomeza rurakomeye. None ubu mwumvishe ibintu byadutse ibya Pastor Mutesi, ngo Pastor Mutesi ngo yagiye gusambanira Uganda. Bageze ngo Uganda mu gusambana bamufata amafoto, baramurikodinga. Muri kodinga rero ibyo bintu bijya kuri rezo sosiyo cyangwa se izi social media, maze abo ba Pastor Claude bande Pastor Mutesi baramucuranga, baramucurika, ariko Pastor Mutesi ndizera ko akomeje kuba gikomeye. Ariko Pastor Mutesi nubwo agira umutima ukomeye, ari undi yaba yariyahuye, ariko ibyo byose babikorera kugira ngo bagire bate, babikorera kugira ngo wa Mutesi, nta kindi. Ikoranabuhanga uyu munsi aho rigeze, barafite AI, bakaba bahimbira amashusho, amajwi n'ibintu byoroshye. Bashobora kuguhimbira ishusho ukaza ari wowe, ukabwira abantu hano kuri izi mbuga nkoranyambaga kandi uwo bavuga atari we. Bashobora guhimba amajwi bakayaguha ukayavuga kandi atari wowe uri kuyavuga. Abakumva bakumva ngo ni Pastor Mutesi, abareba ntaba n'amashusho bakabona ni Pastor Mutesi, ariko byakozwe na AI. Gufata ishusho yawe bakayiha AI, barangiza bakayitwerera amajwi ikavuga, bakayibwira ati igana uyu muntu ukavuga, bakamuha ijwi, bakazana ijwi rya Pastor Mutesi, bakazana n'ijwi bahimbye, none turashaka ko wigana uyu muntu. Ibyo AI rwose irabigukorera, igashyira amajwi hariya. Hamwe n'ibyo rero ntimuze kugwa mu mutego mw'abantu mw'abanyarwanda mwe wo kumva ko Pastor Mutesi biriya yaba yarabikoze. Ntimuze kugwa mu mutego, kuko ibi bintu byo ku mihanda, aya makuru yo ku mihanda, ibi trendinga ku mihanda, ibyo bintu ntimuze kubigwa mu mutego wabyo, kuko ntago aho ikoranabuhanga rigeze rwose umuntu araguhimbira agashyira ibintu hariya. Hamwe n'ibyo rero rwose ntimuze kugwa mu mutego. Ariko nkagaruka kuri ba Pastor Claude n'abandi bagenzi be basebya mugenzi wabo, bahuje umwuga wo kuri social media, bahuna aba YouTuber. Niba rero mwese muhuje umurimo, mwagombye gusenyera umugozi umwe no gushyigikirana. Ariko ibintu byo gusenya mugenzi wawe, ntabwo twubaka u Rwanda. Niba twubaka u Rwanda twifuza, ntabwo ari ukubaka u Rwanda. Ni ukuvuga ngo Mutesi azaba umwanzi wa Pastor Claude, Pastor Claude ari umwanzi wa Mutesi, n'undi nawe umwanzi wundi, gutyo. Ariko se ubwo mubona bizahereza? Ese iyo ushaka kuroha umuntu mu rwabayanga, wowe uzi warinde uzakurohamo? Iyo ushaka kunkamira mu gitoze, uba uzi ko undi bizakugendekera gute, ejo wowe bizakugendekera gute? Ibi bintu muri gukina nabyo, ndagira mbabwire, please pay attention. Ntabwo ibintu ari iby'i Rwanda. Mugabanye akariro, mugabanye vitensi, kuko ibi bintu bishobora no kuvamo amacakubiri. Njye nkaho mpamagarira leta, inzego z'umutekano n'abandi babishinzwe kwivanga muri iki kibazo cy'aba bantu. Hari amarezo sosiyo yari akwiye kuvaho, hari social media zari zikwiye gufatirwa ibihano, kuko ntacyo ziri gufasha abanyarwanda, ahubwo keretse kubasenya. Niba hari uburyo leta y'u Rwanda yakorana na YouTube, bakareba ko bakerekana facts zerekana ko ayo marezo sosiyo atabashije kujya ku ntego zayo, akora ibidakorwa, maze bigende gute? Bakayasitopa, bakayahagarika, bakayabaninga, naho bitabaye ibi bintu ntabwo ari iby'i Rwanda kandi ntabwo ari byiza. Nyamuneka
kora subscribe, ukore share, ukore like kuri iyi channel Inzozi TV1 maze dukomeze twese imihigo. Narakubwiye ngo tumaze kuba 140 mu gihe cy'ukwezi kumwe dutangiye, noneho ndagira ngo uku kwezi kwa munani turangire niba tugeze abantu 300 kuri iyi ntuze yacu 300. Uku kwezi kurangire niba tugeze kuri 300. Kora subscribe, ukoreshe ukuri, ntacyo bigusaba, nta kiguzi, maze tukugezeho ibiganiro byacu byiza, tuhana ibitekerezo. Niba hari igitekerezo ufite kuri iki kiganiro ndi kuvuga, jya muri comment section wandike igitekerezo cyawe. Niba hari icyo wifuza ko twaganiraho tuzakiganiraho. Niba hari icyo watwunguraho inama niba se hari naho twavuze nabi udukebure cyangwa udukosore, twemera guhanwa, ntabwo turi nka babandi. Hamwe n'ibyo rero ndakwinginga ngo unkorere aho ngaho kuri subscribe, maze ikiganiro cyacu kiye kikugeraho igihe kugira. Nushaka rero kwamamaza, nushaka kugira inama utanga, ubwunganizi cyangwa ibyo ushaka gusangiza abadukurikiye, abanyarwanda, isi yose, ngwino hano ku Nzozi TV1 maze dukomeze tuganire. Twebwe turabakunda, twababwiye ngo turabakunda ntimwabyemera. Twababwiye ngo turabakunda ntimwabyemera. Ariko ndagira mubwire ngo turabakunda ni ukuri pe. Ni ukuri kw'Imana turabakunda. Wowe tube hafi maze udushyigikire, maze ibindi urebe ngo birikora. Birikora. Twebwe twiyemeje guhangana n'ibibahe ideoloji mbi mu bisheke, igitekerezo kibi mu bisheke, umwiryane mu bisheke, ivangura mu bisheke, ingengabitekerezo ya jenoside mu bisheke, ingengabitekerezo y'ubugome mu bisheke. Twebwe icyo dushaka, irondakoko mu bisheke, irondakarere mu bisheke, ironda amatorero mu bisheke, ibyo byose tubisenye. Kumva ko tugomba gusenyera umugozi umwe hano mu gihugu cyacu, mu gihugu cy'u Rwanda, maze tugakomeza tugatera imbere. Mwari kumwe n'inshuti yanyu inzozi.com, niyo yari kubaganiza. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, maze dukomeze tujye tumbagire mu bicu. Turabakunda. Ciao.